bagakora uko bashoboye kose bakamenya aho amafaranga azinjirira naho azaso bashyira amafaranga mu bintu byababyarira andi mafaranga Songera, nous sommes capables. Hello inshuti za Songera mumeze mute nizere ko mumeze neza uyu munsi ngiye kubabwira ibintu abakire barushaho gukora bakunda gukora kugira ngo barusheho kuguma bakize mu by'ukuri ni ibintu bituma barushaho gukira kurusha uko bari bameze. Ikintu cya mbere abakire bakunda gukora bigatuma bakira kuruta uko bari bakize, bafata umwanya wo gutekereza no gutegura ejo hazaza. Mu by'ukuri baba bafite bije yuko ejo habo hazaza hameze, bagapanga icyo bagomba kugeraho kandi bagakora cyane ngo bakigereho. Ntibakora gusa ibyo babonye imbere yabo, urumva bategura ejo hazaza uko bazaba bameze. Ntabwo bapfa kuza gutya pira bupangu nk'uko twebwe abakene tubigenza. Icya kabiri, biga buri munsi, basoma ibitabo, bareba ama content ajyanye n'ibyo bumva bashaka kugeraho, bajya mu nama, bajya mu mahugurwa, urumva bigatuma nyine baguma bunguka ubwenge bwinshi kuruta ubwo bari bafite. Bashyira amafaranga mu bintu byababyarira andi mafaranga, ni ukuvuga ngo bakora investment, barashora, bafata amafaranga yabo bakayashora aho ayo mafaranga yabyara andi, apana kuyafata ukayagura imyenda ukayinezezamo ukayarya. Ikindi ni kuba nyine ngo bashora mu mishinga, agafata inyungu akayishora ngo izane indi nyungu aho kugira ngo ayikuremo ayirye cyangwa se ayibike. Bamenya aho amafaranga yabo yinjirira naho asohokera. Mu by'ukuri barapanga bakavuga ngo nzinjiza gutya, nzasohora gutya, nzashyira muri investment gutya, nzagira izi expense. Mu by'ukuri bagakora uko bashoboye kose bakamenya aho amafaranga azinjirira naho azasohokera. Ntago ari nkatwe tuba tutazi ibyo ari byo. Nyine urumva bakora budget kandi bakagira nyine bakubahiriza iyo budget yabo, ayo amafaranga yabo ibyo azakora, ibyo azajyamo, bagomba kuba babifite babizi. Icya gatanu, bagira discipline ku mikoreshereze y'amafaranga. Niba bavuze ngo iki kintu sinzakigura cyangwa se iki kintu nzakigura, uko byagenda kose nuko abigenza. Apana twebwe mu by'ukuri twebwe ubwacu hano, umuntu ugira akabazo ukahita ujya kwa mugenzi wawe ugasanga nimba yari yarafashe amafaranga yarasevinze kuzayakoresha ikintu runaka, ugasanga yaragwaye ahise yica gahunda ze. Abakire uko biba bimeze, ni ukuvuga ngo ntibajya bagura ibintu byose babonye, urumva bamenya nyine gutekereza, bakamenya guhitamo, bakamenya ikintu bagura cyabagirira umumaro. Niba ari ibyo bakoresha mu buzima busanzwe, niba ari ibyo gushora ahandi hantu, bamenya. Ni ukuvuga ngo nyine bagira discipline yo gukoresha amafaranga. Niba rero ushaka kuba umukire rwose, abakire tumenyane, ndabasuhuje. Mu by'ukuri iga kuri ibintu ndi kukubwira uzanshimira nyuma. Icya gatandatu, bakora networking n'abandi bantu batekereza nkabo. Mu by'ukuri abakire bagira inshuti z'abakire. Niba uri umukire rero tumenyane, jya kuri Instagram yanjye nitwa Songera, unyandikire maze tumenyane. Abakire n'umukene mumenyane. Ni ukuvuga ngo bamenya agaciro kumenyana n'abantu nyine bahuje imitekerereze, babagira inama, bababa hafi, bagurizanya amafaranga. Apana nkatwe usanga rwose umucuruzi wa mitiyu ari inshuti n'umushumba, ukibaza abo bantu aho bazunguranira ibitekerezo ukahabura. Ugasanga umukozi wo muri banki ni inshuti n'umucuruzi ucuruza inyanya, ubwo se mwamenyanira? Ubwo niba uri umukozi wo muri banki ugomba kumenyana n'abashora. Nyine bamenya agaciro ko kugira inshuti zimeze nkabo kandi zitekereza nkabo. Icya karindwi, bagira gahunda yo gukora buri munsi barakora, urumva nta kubaho nyine baravuga ngo uyu munsi ndaryamye igihe ndabyuka igihe, bakagira gahunda y'ibintu byabo uko bari bukore uwo munsi. Icya munani, bandika intego zabo buri gihe bamenya icyo bashaka kugeraho buri munsi. Umunsi uko ukeye uko bwije agenda agira intego zitandukanye, bikagira igihe runaka, bikaba icyumweru, bikaba ukwezi. Mu by'ukuri abakire rwose nuko babayeho. Icya cyenda, bamenya guhitamo abo bavugana nabo. Menya inshuti zawe, mbwira uwo mugendana ngo nkubwire uwo uriwe. Niba uri umukire rero ugomba kugira inshuti z'abakire, ukajya uvugana n'abakire. Aho muhurira simpazi, mwahurira mu nama, mwahurira muri banki, aho mwahurira hose simpazi, ariko niba uri umukire uba ugomba kuba. Abakire nyine niko bameze, bagira inshuti runaka, bagira inshuti zabo z'abakire, bakavugana n'abakire. Icya cumi, bamenya gukora neza, bamenya gukoresha neza igihe cyabo. Bafite gahunda, ntibapfusha umwanya ubusa bareba TV, bareba amasosho media atabahaye umumaro.
bajya mu bintu bidatanga inyungu. Mu by'ukuri niba agiye kuri social media abaje kureba ikintu cyamufasha cyangwa se aje aho ari kuruka kumwe baba bafite agapoze gatoya, apana kwirirwa bari abantu binaha iwacu birirwa bari mu tugambo ngo kwa runaka ngo kwa runaka, ugasanga bari mu mazimwe atabateza imbere. Umukire rero ntabwo ajya mu mazimwe cyangwa ngafusha umwanya umusore kuri social media zitari bumwungure ngo yirirwa areba TV. Umukire areba TV afite icyo ari kureba, aza kuri social media afite icyo aje kureba cyangwa se ashaka kuruhuka mu gihe yumva arushye. Icya 11 bakunda kubaza no kwiga ku bantu babarusha. Mu by'ukuri twebwe abakene iyo umuntu akurusha ahubwo njya mbibona ahitamo umwanzi wawe, ugasanga wirirwa umubwira nawe wirirwa umushikora. Ariko abakire siko bimeze, iyo umurushaho ugarakwegera akamenya ku bumenyi bwawe, mwigireho rwose. Niba ushaka kuba umukire, ibi ni ibintu byatuma uba umukire nawe. Nibyo bakire bakoresha bakaguma bakize, yigira kuri mugenzi we, ntabwo amugirira ishyari. Icya 12 baha agaciro ubuzima bwabo, biyitaho, bambara neza, bakajya muri gym, bakajya ibiryo biri health bifite intungamubiri. Niko abakire babigenza, bakora siporo, kwambara neza, ukabuhumura. Niba uri umukire rero rwose ushaka kuba umukire nawe byigireho, dore nibi ngibi abakire bakora. Icya 13 bubakira ku mikorere irambye, si ibintu byako kanya. Apana ugenda kugera akavuga ngo mfite intego ngo zo kuzagira igishoro cy'ibihumbi 100, wazigira ntiwongere kuva aho uri, ayibonye ukajya uyapfusha ubusa. Bo bahora bafite intego zirambye, ntibashaka amafaranga vuba vuba ngo basubire inyuma, ahubwo bakomeza basonga mbere. Mu by'ukuri ikindi cya 14 bashora amafaranga aho abandi batabona. Mu by'ukuri bafata risk, cya kintu abantu bavuze ati iki nticyakunda, cya kintu abantu babona ko kidashoboka, umukire we araza akagishoramo kandi kigashoboka, yakunguka agaturitsa, yahomba akihangana, kuko bafite uburyo bahomba gake gake. Barangwa no kudacika intege. Mu by'ukuri niba nawe ushaka kuzaba umukire rwose, kudacika intege ni ikintu cy'ingenzi. Ntibahagarara iyo bananiwe, iyo hagize ikibazo kibaho ntabwo bibaca intege, ahubwo bibongerera imbaraga zo kugira ngo cya kibazo bagikemure, ubundi bagume bakora batera imbere, tukabona bagumye gukira, tukabibazaho kumva ubwo abantu bameze neza bafite amafaranga. Ikindi nuko batekereza ibintu binini, big vision, apana kwanga igihumbi, baba bari mu mamiliyoni n'amamiliyari. Urumva nyine umukire abatekereza inyungu zadanje, apana wowe uza ngo ncana 100 ngo nzakuramo 200 cyangwa 10 mu kwezi. Bo baba batekereza imishinga ikomeye iremereye, bafite abajyanama babagira inama. Niba rero ubizi nawe ushaka kuba umukire aba afite umuntu umugira inama aho yashora, uko yabigenza. Bazi neza ko kugira umuntu umubwira nyine akamwereka inzira, kandi umubwiza ukuri n'inzira byihutisha iterambere. Mu by'ukuri umutwe umwe wifasha gusara. Umukire rero afite umuntu umuba hafi akamugira inama, akajya amwereka aho yashora. Bafite abamenta nyine babo babafasha mu bintu byo gutera imbere kandi bakabagira inama. Ikindi bafata amakosa nk'amahirwe yo kwiga. Iyo umukire ikosa rimubayeho kugira ngo acike intege, izi ntege rero azifata nk'amakosa atuma yigira ku hazaza kugira ngo iryo kosa ntirizongere kubaho. Rero ibi ni ibintu ndi kubabwira abakire bigiraho, bigatuma bateza imbere, bakaguma kurusha abakire bakora, bakaguma gutera imbere kurushaho. Ikindi bubaka izina ryabo. Mu by'ukuri bakora ibizwi bitanga icyizere, bikabazamurira izina ryabo. Ukazasanga nk'uko tujya tubibona ngo ni hariya no kwa runaka, hariya no ku mukire runaka, ugasanga bubatse izina kuko bafite ibintu bakora bitanga icyizere muri rubanda, bitanga icyizere muri twebwe ba rubanda rugufi. nkaba ndawunzi ngo buriya muri quartier nawe aho twakure mu cyaro hari ahantu abantu baba buzuzi neza ko abo bantu ari abakire. For example kwa runaka, umwana wo kwa runaka, none ngiye iwacu ahantu abantu bakoraga mu ruganda rw'icyayi, wasangaga ari abakire bavuye muri za Kigali bakazana utwana twiza. None waba witwa ngo uri umwana wo ku ruganda, oh my god, ngo umwana wo ku ruganda, tukabubaha ari abakire, aribo bazana ibintu bishyashya muri societe. Rero abakire bubaka izina ryabo, nyine bita ku izina ryabo, ku buryo niba ugeze ahantu agace akoreramo bagomba kuba bamuzi, bagahita bamukubwira ati hari umukire ukorera hano witwa runaka, ukaba wumva niwe bantu bahora bavuga. Abakire rero nabo bakunda izina, ntabwo baryanga. So guys, rero nibyo nababwiraga. Niba hari icyo ukuyemo, sharing iyi video ku inshuti yawe. Ikindi ukande subscribe kugira ngo ujye ubona video nyinshi zitandukanye, iz'ubwiza, story, ama vlogs, ndetse n'uburyo watakaza
gutakaza ibiro. So guys, ndabakunda, yari Sonjera umukobwa wanyu. Ciao ciao.